Bakunzi ba Basoma TV na Makida Rwanda TV, muraho neza. Kuri kamera za Basoma TV na Makida TV turabasuhuje cyane, turi kumwe n'umutumirwa wacu Usengimana Dieudonné. Munsi twamaze nanone kandi gusuzuma ibyo mwatwandikiye muri comment, aho mwatubajije ibibazo bitandukanye ndetse munagaruka ku ngero zitandukanye dukwiye kubaha nk'uko mwabyifuje, kugira ngo koko mumenye niba amadini yose ari amanyabinyoma. Twasoje ikiganiro cy'ubushize tubabwira yuko amadini yose ari amanyabinyoma, ndetse ushoboye gusohoka mu idini rimwe ukajya mu rindi, ariko bivuze ngo uvuye mu kinyoma uzjya mu kindi. Reka rero twakire umutumirwa wacu Usengimana Dieudonné kugira ngo dusubukure iki kiganiro, tunasubiza ibibazo bimwe na bimwe mu byo muri mwagiye mutubaza, ndetse tunabaha ingero nyinshi kandi zitandukanye zibigaragaza neza ko idini ari ikinyoma neza pe cyuzuye. Reka tumwakire. Ni karibu Dieudonné, ni karibu kuri kamera za Makida Rwanda TV na Basoma TV. Ni karibu. Ngiye kubona umwanya kugira ngo dukomeze ikiganiro tunasobanurira abantu, kandi cyane abantu baduhamagaye, ndabashimira, bakomeze bajye baduhamagara tuganire. Ngira ngo mbabwire yuko twebwe, cyangwa se jyewe icyo mbabwira, ntawe mbwiye ngo ave mu idini rye, nta n'iryo nenda gushinga, yewe ntihazagire n'umunyedini untumira ngo nta dini nkibamo. Ibijyanye rero no kugaragaza ibihamya by'uko amadini ashingiye ku kinyoma, hari uburyo butandukanye bubigaragaza. Icya mbere, hari impamvu ituma idini rishingwa, sibyo? Hakaba umurongo idini ryiha, hanyuma hakaba n'uburyo riyoborwa ndetse n'ibibazo biribamo. Icya mbere, impamvu. Umuntu ushinga idini avuye mu rindi kandi akavuga ibisa n'ibya rindi ryavugaga, sinibaza icyo aba ashaka kugeraho, kitari inyungu zihishemo. Kuko iyo biba ari ibyo gukorera Imana nk'uko baba babivuga, yakagombye kuguma muri rya rindi akayikorera ariho ari. Niba ari n'ibyo batanamo bijyanye n'iby'Imana, akabigorora ariho ari. Ariko kubera yuko ari cya kinyoma, kimwe ntiyabigorora ngo bikunde, ba nyiraryo bamukubita ku munwa. Icya kabiri, nawe aba ari kureba kuri izo nyungu atari guhabwaho, akavuga ati nanjye ngiye nakora ibyanjye. Ari nayo mpamvu abagenda benshi bajyana n'abandi, basohokana n'abo basenganaga. So nkagira nti rero, igituma amadini ashingwa ni amakimbirane aba yavutse hagati y'aba yarimo, bivuye ku musaruro uturuka kuri ya madini, umusaruro mu buryo buri materiel cyangwa se ku bintu bifatika. Naguhaye urugero rw'umuntu umwe washinze idini ashaka gushaka umugore yari yakunze, hanyuma yirukana umugore wa mbere. Ni idini rimwe, reka ndikubwireho gake ariko sindivuga. Ni idini ryari riri ahantu mu gihugu kimwe, hanyuma umwami w'icyo gihugu yari umugaturika, ariko akunda umukobwa, ashaka kumugira umugore. Ashatse kumugira umugore, byari ngombwa yuko abanza kwirukana uwo yari afite, kandi ubwo umugore w'umwami ni umwamikazi. Muri Kiliziya Gatulika, gatanya yemewe uyihabwa na Papa. Hanyuma yandikira Papa amusaba kumutandukanya na wa mugore. Papa aramubwira ati, ntabwo nagutandukanya n'uyu mugore, kubera yuko usibye no kuba ari umugore wawe, ni umwamikazi w'abanyagihugu cyawe. Ntabwo rero nabatandukanye. Uri gukurikira? Yego. Umwami arangije ahamagara abasenyeri bo muri icyo gihugu cye, sibyo?
arababwira ati tugiye gukora kiliziya yacu, urumva. hanyuma ba basenyeri bahita bandikira papa baravuga ati twebwe insengero turazitwaye, ntabwo tuzongera kuguha raporo. haba havutse kiliziya yo muri icyo gihugu, urumva, yanakwiriye isi yose, sibyo? yego. hari n'ikindi gihugu cyitwa Norvège, naho hari kiliziya yaho. ubu naho ugiye ugakuri itari gatolika, kiliziya yitirirwa Norvège. iyo ngiyo yindi yo sinyivuga kubera yuko na hano mu Rwanda irahari. kuvuga ngo rero abantu amamiliyoni menshi bari muri iryo dini, ariko ntabwo bazi uwarishinze icyo yaragambiriye. ashaka kwishakira umugore wa kabiri. ikibazo uwo mugore yaragiye no gushaka, yari umumaneko wari woherejweyo n'ikindi gihugu, yari umukobwa mwiza cyane w'umunyamideli wari woherejweyo n'ikindi gihugu kugira ngo aneke ibwami. umwami amushatse, urumva yuko icyo bari bagambiriye cyari kigezweho. ni amateka maremare nta wakwirwa bijyamo. icyo ni icya mbere. ikindi cya kabiri, ese niba idini ari iry'ukuri, kubera iki abantu abayoboye idini bashobora kugambanirana, hakabamo ibintu by'inzangano? niba uyoboye ahantu heza cyangwa se ahantu hari hasi, wahakora hagatera imbere, bagahita bahagukura bakakujyana ahandi habi, sibyo? kandi uwo bahazanye bakamuha umushahara uri hejuru, wowe bakagukubita umushahara wo hasi, kandi waratanze umusaruro. icyo ngicyo nacyo ni ikigaragaza yuko ibyo ntabwo ari ugukorera Imana. ugukorera Imana akorera mu kuri. buriya iyo uganiriye n'abanyamadini benshi banakubwira ko habamo n'ikintu cy'ivanguramo. ntabwo cyo ndagikorera ubushakashatsi, ariko mu miyoborere, mu bayobozi hejuru mu madini, icyo ngicyo nacyo barakigira, nubwo leta itarakimenya, ariko abantu bashinzwe gushaka amakuru y'iperereza bazaperereze ibibazo biba mu madini, mu bayobozi b'amadini. ikindi cyerekana ibijyanye n'uko ari ibinyoma ibyo babamo. hari idini rimwe baherutse guhindura bitewe n'akavuyo kari karimo, hanyuma abantu bamwe barahagarara, abakozi bahagaze barasakuza ngo umuyobozi ngo mundi ngo dufite ngo yaturenganyije, ndetse haza kubaho n'amatsinda akora inyandiko ngo zeguza wa wundi, ariko byaje kurangira urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya ibyaha, niba ariko barubyita simbizi, ruvumbuye yuko za nyandiko zari impimbano. ujya gukorera Imana ukageza naho uhimba inyandiko, uri mu murimo w'Imana. ese nk'ubwo uwo muyobozi iyo bamweguza, abo ngabo bakaribo baha idini ngo bariyobore, byari kugenda bite? si abajura bari kuba barihaye? niba n'uyobora bamurega ubujura, ariko abo ngabo bamurega ni abajura kumurusha. ni ukuvuga ngo rero idini ikibazo cyaryo ni icyo ngicyo, ariko kandi nakubwiye yuko rifite akamaro ku bijyanye n'umubiri, cyangwa se ku bijyanye n'ubuzima busanzwe, ariko ku bijyanye n'ubumana cyangwa se ibijyanye n'iby'Imana ishaka ntabwo birimo. Bumva ari ibyo ngibyo byumvikanye. uzagira ikindi kibazo yatwandikira muri komenti cyangwa se akaduhamagara kuri za telefone twabahaye. Murakoze. Nyakubahwa Dieudonne, utarasoza, hanze aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari bombori mu idini rimwe nibyo shoreje hari ifite imbaraga, ndetse n'uruhagarariye mu rwego rw'igihugu. namye nitegereza ibiganiro byanyuzeho kuri Dawa TV show, nicano nabibonyeho, ntabwo ndi kukwamamariza muvandimwe, ariko bombori itigaragaza koko kamadini
nta kuri kubirimo. ntabwo ari bombori nuko waba ugiye kuntangiza ikiganiro ariko bariya bose ubona ku mativi bariya bose nabo bita mu cyongereza useless, nta kintu bamaze mu idini, ni ba bayoboke bagezemo bibeshya nyine cya kinyoma kikababeshya nabo bakibeshya ibindi, ntibashaka gukurikira umurongo w'idini, bagashaka kugorora ibitagororeka. Ntawe ugorora ikijumba, urumva ikigoroye kiravunika. Vuga ngo jya mu idini uriyoboke, nibikunanira usohoke ugende ureke kwirirwa ujya gusakuza. Ubushize wabwiye abantu ikintu cyiza, arababwira ngo niba uri umuyoboke w'idini runaka, bumuyoboke mwiza, ubibemo nunamenya ko ari ikinyoma, ugize amahirwe yo guhumuka amaso, ugendesha umugongo, usohoke. Niba kandi urimo ube tayari yo kudefanda idini urimo, nturivuge nabi kandi urimo. Twashoje ariko bango idini niba atari irya so, si n'irya nyoko, ariko kandi ntiribe irya nyoko. Ibi irya nyoko robe nabwo uri umuzungura kuko abandi badahari. Yego, niba ubonye hari ibitagushimishije birekere bene ryo ugende. So bariya birwa basakuza ku mativi ngo njye ngo ndi umuhanuzi, uhanurira ndi ko nawe uri umunyabinyoma. Ako kantu gasubiremo, hari ukuntu kavuga ngo njyewe ndi umuhanuzi, ngo twe ngo baciye abahanuzi, ngo bagize gute. Ibintu uhanura nubwo ntakubwiye ngo usubize, ibintu uhanura ahubwo ntuzi kubeshya. Ibinyoma ibyo byose ni ukubeshya, aho ukajya gutobanga mu madini y'abandi. Umuntu yipangiye iteraniro rye, uje no kubwejagura ngo urimo urahanurira iteraniro. Waretse umuntu akavuga ibyo yateguye, akarekera aho ngaho akareka kuvangira idini ry'abandi. Sawa, murabeho, funga kamera. agiye. Nicyo nakubwiraga rero, abatipe bo barirwa basakuza mu madini y'abandi, ngo ngengo ni umuhanuzi, ngo twe ngo twakoreye Imana, ngo Yesu ngo uriya muyobozi ngo araza kumukubita inkonji, ngo turamusengera, ngo tumuhaye iminsi, ngo ejo bundi ngo aravaho. Reka hashye rero, utanga iminsi mu isengero ry'abantu. Oya, ahubwo uhanurira nde wowe? Ibyo uvuga by'uko uri umuhanuzi ntubizi neza yuko ari ibyo uhimba. Aya bano bantu baberetswe. Umuntu ari aho ngaho ni injiji n'inkamba. Wagiye guhangana na Dr. Bishop w'idini rye yishingiye ngo rizamahanuzi. Ibyo ntabwo bikora nshuti. Ngo Imana ngo izagukubita inkoni. Inzererezi bariya cyahoze bajye baza ku macano mubahe bakore views nyine, ariko buriya nta kintu bakora. Sawa bye.